ndabasuhuje kandi bahaye ikaze muri iyi gahunda y'amakuru agezweho mu iyobokamana. Aya makuru yacu aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira ko ni mwiza Megan wabaye umukobwa uhiga abandi mu bwiza mu Rwanda cyangwa se nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2019 yabatijwe. Umuhanzi Meddy usigaye uririmba indirimbo zihimbaza Imana agiye guhurira mu gitaramo cy'umuramyi Patient Bizimana. Uramenye iki gitaramo cy'amateka kizabera n'igihe kizabera. Mu makuru adasanzwe turababwira ko umubikira uri ku mwanya wa gatatu mu bakuze ku isi yizihije isabukuru y'imyaka 116. Ubyumvise neza, ni imyaka 116. Igitangaje ni uburyo uyu mubikira akigaragara nk'inkumi. Uraza kandi kumenya byinshi ku buzima bw'uyu mubikira n'icyamubashije kuramba kuri uru rwego. Ntujye kure kuko aya makuru tugiye kuyarambura. Twibutsa gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Ntugende kandi utaduhaye igitekerezo cyawe aho hepfo muri comment section. Amakuru ku buryo burambuye. Ku itariki ya 28 Gicurasi 2024 nibwo Miss Nimwiza Megan yabatirijwe mu rusengero rwa Christian Life Assembly ruherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Kubatizwa kwe byishimiwe na benshi barimo inshuti ze magara, harimo n'ababaye nyampinga b'u Rwanda barimo Miss Liliane Iradukunda yabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2018. Nyuma yo gufata umwanzuro wo kuvuka bwa kabiri akabatizwa mu mazi menshi, Miss Megan yabaye icyaremwe gishya nk'uko tubibona mu Bakorinto wa 5 umurongo wa 17 aho bagira bati umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Nimwiza Megan yavutse mu Kwakira mu mwaka wa 1998. Ni imfura mu bana batatu b'abakobwa bavukana. Yize amashuri abanza muri École Scolaire Petit Poucet. Icyicaro rusange cy'amashuri yisumbuye akiga muri Wellspring Academy, asoreza ayisumbuye mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya SOS. Yaje gukomeza muri kaminuza ya Mount Kenya aho yiga amasomo y'icungamari. Akunda gusoma, kuririmba no gutembera, ariko akishimira biruseho kuba ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe gusumba ibindi, nk'uko akunze kubivuga mu biganiro atanga ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda. Uyu mukobwa ubwo yari afite imyaka 20 nibwo yinjiye mu marushanwa y'ubwiza ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2019 maze aranaryegukana. Afite inzozi yavugaga afite inzozi nk'umuntu ukunda ubuhinzi bukozwe kinyamwuga zo kuzagira impinduka atanga mu mpinduramatwara y'ikoranabuhanga ryifashishwa ubuhinzi. No mu gihe yari afite ikamba yagiye afasha mu bikorwa binyuranye by'umwihariko byibanda ku buhinzi. Yabaye umuyobozi mukuru w'itumanaho n'umuvugizi wa Miss Rwanda. Irushanwa ryaje guseswa mu mwaka wa 2022. Dusoza iyi nkuru, icyo umuntu yakwibaza ni niba uyu mukobwa yarageze magingo aya ngaya atarabatizwa, cyangwa se niba yari yarabatirijwe mu rindi dini bityo akaza kurihindura iringiri rishya wenda asengeramo rikaba ryaramutegetse ko ryamubatiza. Dukomeje aya makuru yacu, reka tubabwire ko abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ngabo Medard Josbert uzwi nka Meddy, mwamenye cyane nka Meddy mu ndirimbo zitandukanye z'urukundo, ndetse na Patient Bizimana bategerejwe mu giterane bazaririmbamo cyiswe Arizona One Worship Concert kizabera muri Leta ya Arizona ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gufasha Abanyarwanda n'abandi batuye muri iki gihugu gushima Imana ibyiza yabakoreye muri kino gihe bamaze muri icyo gihugu. Ni igiterane kigiye kuba ku nshuro ya mbere muri uyu mwaka bitewe n'itorero God Solid Foundation Church, bisunze amagambo aboneka muri Yesaya 55 umurongo wa mbere ahagira hati agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze
naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi bikuze. Bigaragara ko kizabera mu nyubako yitwa Mesa Convention Center guhera ku saa 10 z'umugoroba. Mu bahanzi batangajwe bazafasha abakristo kwegereza Imana muri iki gitaramo harimo Meddy, ubu ngubu usigaye wariyeguriye indirimbo zihimbaza Imana, Pastor Bizimana, Tumaine Byinshi, Lionel, Boaz Bonke, Esther Keza, Japhet Christian ndetse n'uwitwa Jimmy. Iyi nyubako ya Mesa Convention Center yakira abantu bari hagati y'2,500 n'5,000 kandi ifite imbuga yakira ibinyabiziga birenga 500. Pastor Dan Nkomesi niwe wateguye kandi niwe uzayobora iki giterane, ni mu gihe Pastor Edmond Kivuye na Dr. Emmanuel Musinga bazagabura ijambo ry'Imana. Dusoza aya makuru tukayasuriza ku yadasanzwe, reka tubabwire ko umubikira Ina Canabaro Lucas wo mu gihugu cya Brazil uzwi nk'umuntu wa gatatu ku isi ukuze, akaba uwa mbere ukuze cyane muri iki gihugu cya Brazil nk'uko byemejwe n'itsinda ry'abashakashatsi, yujuje imyaka 116. Uyu mubikira usanzwe uzi ku izina rya Mama Ina Canabaro Lucas yavutse ku itariki 8 Kamena mu 1908. Avuga rozari buri munsi asabira abantu bose bo ku isi. Cyumvikane ko basabira harimo na wowe urimo ukurikira iyi nkuru. Yavukiye i Sao Francisco de Assis muri Rio Grande do Sul aho muri Brazil. Avuga kuri João Antonio Lucas na Mariana Canabaro Lucas yakoze mu mwarimu w'inshuke mu ishuri ryisumbuye rya Santa Teresa de Jesus yigisha ahitwa João Figueiredo, perezida wa 30 wa Brazil. Ni umwuzukuruza wa General David Canabaro warwanye mu ntambara yamenyekanye nka Ragamuffin. Papa Francis yohereje uyu mubikira ubutumwa bw'ishimwe ku isabukuru y'imyaka 116 y'amavuko. Ni umubikira wa kabiri ukuze cyane mu mateka nyuma y'uwitwa Lucy Landon. Muri Gicurasi 2023 ari Diyosezi abarizwamo yamukoreye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 115.